twongeye gushima Imana kubw'amahirwe tubonye yo kongera kuboneka imbere yawe muri iki gitondo. Izina ryawe rihimbazwe. Twicishije bugufi dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, mubyeyi wacu, muremyi wacu, izina ryawe rihimbazwe. Tuzanywe imbere yawe muri iki gitondo no kugushima. Amahirwe uduhaye ni amahirwe atangaje, kandi by'umwihariko kuba uduhamagaye ukatugeza imbere yawe kugira ngo utwigishe ni iby'igiciro cyinshi. Izina ryawe rihimbazwe. Duciye bugufi rero kugira ngo umwuka w'Imana akorere muri twebwe, kandi iri jambo tugiye kwiga ribe ijambo ry'ingirakamaro, ribe ijambo ryumvikana, kandi ku musozo tuzagira amaherezo meza tuyakesha kumvira ijwi ryawe, mu izina rya Yesu. Nk'uko twabyize ejo hashize, abakurikiranye icyigisho twize amagambo avuga ngo ubisoma byitonde. Ni amagambo aboneka muri Matayo 24 umurongo wa 15, ariko ubusobanuro bwayo bwumvikana buboneka muri Luka 21 umurongo wa 20 na 21. Mbere yuko Yerusalemu irimbuka, Yesu yaburiye abigishwa be ndetse n'abakristo bazakurikiraho ibimenyetso by'irimbuka rya Yerusalemu, ndetse bifatanya no kugaruka kwe. Twabonye mu gitabo cy'Imigani igice cya mbere umurongo wa 9 n'igice cya gatatu umurongo wa 15 ko nta gishya kiri munsi y'ijuru, ko ibyabaye ari byo bizongera kuba. Arahirwa rero umuntu wiga ijambo ry'Imana afite umugambi wo gusobanukirwa n'icyo Imana ishaka. Igihe twigaga ibyigisho bivuga ku Mwuka Wera, twabonye yuko Umwuka Wera naza azatubwira ibyenda kuba. Tutaratangira iki cyigisho, ndagira ngo mbabwire ko ubu hari benshi bagiye guhaguruka bakarwanya ibi byigisho bakoresheje inyurabwenge zabo, bibwira yuko ahari ubwenge bwa muntu bushobora gusobanura ubwenge bw'Imana. Iby'umwuka rero bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Niba muri wowe ntacyo ubona uyu munsi, usenge cyane, kuko ni ikimenyetso cy'uko nta mwuka wera ufite ku rugero buhagije. Tugiye kwiga ibyigisho bivuga ngo guhamagarirwa gutura mu cyaro. Izaba ari seri y'ibyigisho birenze kimwe, kuko twifuza ko Imana yadusobanurira neza iby'uyu mugambi wayo yateguye uhereye kera kose, ubwo ari twebwe duheruka amateka y'isi, kandi tukaba twarabihamirijwe n'ijambo ry'Imana. Tugomba gusobanukirwa n'umugambi w'Imana kuri buri ngingo, kugira ngo ushaka gufata icyemezo wese agifate asobanukiwe n'icyo Imana ivuga, maze ku iherezo tuzambikwe ikamba ritangirika. Guhamagarirwa gutura mu cyaro niyo byigisho tugiye kwiga uhereye uyu munsi. Nkuko nari maze kubivuga mu cyigisho twize ejo hashize, twibanze ku isomo ryo muri Matayo 24 umurongo wa 15 ndetse na Luka 20 umurongo wa 20 na 21. Nyamara nubwo bimeze bityo, ntabwo nshidikanya rwose ko hari benshi bumva ari ibisanzwe, batayo makuru tumaze igihe kinini tuyumva. Abo ngabo nabo ijambo ry'Imana rifite icyo ribavugaho. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 4 haranditse ngo mubanze kumenya iki: mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana,
bakurikiza irari ryabo, babaza bati, isezerano ryo kuza kwe ririhe? Kuhereye aho ba sogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi. Hari n'abazavuga bati, ariko dutegereje kubibwirwa n'abayobozi b'amadini, nyamara tugomba kumenya ko ijambo ry'Imana rivuga ibinyuranye n'ibyo. Mu gitabo Imigani ya Kristo, igitabo cya mbere paje ya 33, hari amagambo akomeye avugamo. Abayobozi bakomeye muri iki gihe bashimira cyane ababibye imbuto z'ukuri mu myaka magana ishize. Nyamara se muri iki gihe ntihariho benshi badindiza uko kuri, bakanga ko gukura ngo gusagane. Nk'uko byari biri mu bihe bya kera, mutega amatwi, ubutumwa bw'ukuri bukwiranye n'iki gihe tugezemo ntibuboneka mu nzego nkuru z'idini, ahubwo bwamamazwa n'abagabo n'abagore baciye bugufi, batize cyane ariko bakaba bizera ijambo ry'Imana. Igihe Yesu yavukaga muri Yerusalemu nta muntu n'umwe wari ubizi. Biratangaje cyane kugira ngo abatambyi n'abafarisayo, abanditsi, abantu bize amategeko ya Mose, bakiga ubuhanuzi bwo muri Danieli igice cya 9 umurongo wa 24 kugera 27, bagasobanukirwa ko bahawe imyaka 490. Igihe kigera umukiza akavuka ntibabimenye, kandi bagakomeza gukora imihango, ibitambo n'amaturo bimushushanya, nyamara we ahari ariko ntibamwizere. Kubera iki? Kubera ko bari bararebye aho batagomba kureba. Nyamara ntabwo kuri kw'Imana guhita ntabakumenye, kubera yuko abashumba barabimenye, abanyabwenge b'Iburasirazuba barabimenya. Imana ibemerera yuko baza bakagera muri Yerusalemu, bakabibwira umutware mukuru. Umutware mukuru akabimenyesha abatambyi, ariko bisoza batamenye yuko umucunguzi w'isi yaje. Nyamara ibyo byarabwirijwe imyaka myinshi. Uko byagenze rero niko bigomba kumera no muri iki gihe. Ibintu ijuru ryose ryitaho, ntabwo ariko abakuru b'amadini n'abasengera mu nzu y'Imana babyitaho, ahubwo abantu bifuza guhora mu byo bamenyereye, bameze nk'umuntu udashaka kugenda urugendo ngo agere yajya. Uko ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu bikomeza kwiyongeranya, abantu bakomeza kwibaza, ni ikihe kimenyetso cya nyuma ko abantu b'Imana dukwiye kuva mu migi? Luka igice cya 21 umurongo wa 20 kugera 21 haranditse, ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba ari Yuda bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari imusozi ntibazayigemo. Ntabwo turi busubire mu cyigisho twize ejo hashize, ahubwo tugiye kureba uburyo Imana yashyizeho aho abantu b'Imana bagomba gutura. Kuko niyo abantu baragomba kuva muri Yerusalemu bagahungira mu misozi, ntabwo Imana yagombaga kohereza abantu b'Imana mu rujijo, ahubwo kuri buri ngingo yose Imana yifuza ko dusobanukirwa n'icyo ishaka kutubwira. Kandi nta muntu uzifatira imyanzuro ngo agende Imana itamwerekeje aho agomba kujya. Ntabwo Imana yadusize mu rujijo, ahubwo yifuza ko dusobanukirwa buri ngingo mbere yo gufata icyemezo. Nubwo bigaragara ko byatinze kuri benshi, ariko Imana ifite uburyo abana bayo bayumvira badakwiye kugorwa n'ubuzima ngo bihebe, nk'aho Imana itigeze igaragaza umugambi wayo. Igihe Uwiteka yakuraga Aburahamu mu gihugu cy'iwabo muri Uri y'Abakaludaya, yaramubwiye ati, ngwino ujye gutura mu gihugu nzakwereka. Itangira igice cya 12 umurongo wa 1. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Abakurambere n'abahanuzi paje ya 77 haranditse, Imana ituma kuri Aburahamu iti,
va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Kugira ngo Imana ibashe kumubona ko ashyitse nk'uko ire gukomeza umugambi wayo, Aburahamu yagombaga kwitandukanya n'imigenzereze yo mu gihe cya mbere. Bene wabo ndetse n'inshuti ze bajyaga kubangamira ibyo Uwiteka yari yateganyije kumwigisha. Noneho ubwo Aburahamu yari agize indi myumvire, afitanye umushyikirano n'ijuru, yagombaga kuguma mu banyamahanga. Imibereho ye yagombaga kuba yihariye, itandukanye n'iy'ab'isi bose. Ntiyanashoboraga gusobanura ibye kugira ngo bagenzi be bamwumve. Iby'umwuka birondoreshwa ibya mwuka, kandi ibikorwa bye n'impamvu yamuteraga kubikora ntibyashoboraga kumvwa na bene wabo basengaga ibigirwamana. Niyo mpamvu umuntu w'Imana wese uzafata icyemezo, benshi mu batizera kandi bitwa ko basenga kimwe bazavuga bati uriya muntu ni umwaka. Bazabisobanukirwa neza nk'uko abantu bo mu gihe cya Nowa basobanukiwe n'ibyo Nowa yabwirizaga igihe imvura yari itangiye. Abakurambere n'abahanuzi paji ya 77 barakomeza. Kwizera Imana niko kwatumye Aburahamu yumvira igihe yamuhamagaraga, akimukira mu gihugu yari kuzahabwaho umunani, nuko agenda atazi yayo. Abayobora igice cya 11:8. Kumvira kuzira gushidikanya Aburahamu yagize ni kimwe mu bihamya bishimishije cyane byo kwizera dusanga muri Bibiliya yose. Kuri we kwizera byari ukwemera ko amaze guhabwa ibyo yari yiringiye kuzabona, kandi kukaba n'igihamya cy'uko ibyo atareba biriho. Yisunze isezerano ry'Imana, nta na kimwe kigaragara yishingikirijeho, maze ava iwabo no muri bene wabo n'igihugu cy'amavuko atazi aho Imana imwerekeje. Kwizera niko kwatumye umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba umushyitsi muri cyo, akaba mu mahema kimwe na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ibyasezeranijwe. Abayobora igice cya 11:9. Abakurambere n'abahanuzi paji 78. Nticyari ikigeragezo cyoroheye Aburahamu, kandi ntibyanamusabaga ikintu gikomeye. Ndagira ngo ibyo bintu bibiri tubyumve. Icya mbere, ntabwo cyari ikigeragezo cyoroheje. Icya kabiri, ntiyasabwaga ibintu bikomeye. Hari amasano akomeye cyane yashobora gutuma agundira igihugu cy'amavuko, bene wabo ndetse n'urugo rwe. Ariko ntiyashidikanyije kumvira uwo muhamagaro. Ntiyashatse kubaza ibyerekeye igihugu cy'isezerano, niba ubutaka bwaho burumbuka cyangwa niba hari ubuzima buzira umuze, niba igihugu gifite ibyiza nyaburanga kandi kizatuma ashobora kurundanya ubutunzi. Imana yari ivuze, kandi umugaragu wayo yagombaga kumvira. Kuri we ahantu heza hanejeje ku isi niho Imana yamushakiraga kuba, nta kindi. Yumvaga ko nta kindi Imana yakora usibye kumushakira kuba ahantu heza. Kandi koko niko ibyanditswe bivuga ngo nta kintu cyiza Uwiteka azima abagenda batunganya. Abakurambere n'abahanuzi paji ya 78 harakomeza. Abantu benshi barageragezwa nk'uko Aburahamu yageragejwe. Nibumva ijwi ry'Imana ribabwira rivuye mu ijuru ako kanya, ariko ibahamagarira mu nyigisho z'ijambo ryayo no mu bitangaza ikora. N'uyu mwanya Imana iri guhamagara. Bashobora gusabwa kureka ibyajyaga kubahesha ubukire n'icyubahiro, gusiga imiryango yabo n'ibindi byari kubazanira inyungu, ndetse no gutandukana na bene wabo, maze bakinjira hasa n'inzira yo kwizinukwa, kugeragezwa no kwitanga. Imana yari ifite umurimo ishaka kubakoresha, ariko imibereho yoroshye ndetse n'inshuti n'abavandimwe byashobora gutuma batabasha kuwukora. Yasabye Imana kumurinda kugira ngo hatagira umuntu wabyitambikamo no kuyoborwa nayo, bakumva ariyo batezeho amakiriro, kandi bakishingikiriza kuri yo yonyine kugira ngo ibashe kubihishurira ubwayo. Ninde witeguye kwitaba guhamagara kw'Imana akazinuka ibyo yari agamije gukora n'ibyo yari yarirunduriyemo? Ninde uzemera inshingano nshya akinjira mu byo atarazi, agakora umurimo w'Imana amaramaje kandi afite umutima ukunze, maze ku bwa Kristo akemera guhomba ibye? Ayo magambo ndi kuyasoma mu Bakurambere n'Abahanuzi paji ya 78. Uwemera gukora ibyo aba afite kwizera nk'uko Aburahamu, kandi azasangira nawe rya kuzo bye kataraboneka rizahoraho iteka ryose, ritabasha kugereranywa n'imibabaro yo muri iki gihe. Iyobokamana abantu bamenyereye ni iyobokamana rivuga ibintu bidafatika. Niyo mpamvu
iyo hageze igihe cyo gushyira mu bikorwa ibyo kwizera, abantu benshi bahita bashidikanya ibyo bizera. Uko niko ngiye kubabwira ikintu gikomeye. Burya abantu bavuze ngo izere izere, abantu bavuga ngo turizeye, ariko burya hari ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko umuntu kwizera kwe gushikana. Iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo kora iki akagikora, ryamubwira ngo reka iki akakireka, bene uwo muntu tumaze gusoma haruguru ngo niwe uba ufite kwizera kwa Aburahamu. Niyo mpamvu abantu benshi kwizera bafite ni ukwizera ko mu magambo, kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Niko Yakobo yanditse. Bivuze ngo kuvuga ngo ndizeye udashyira mu bikorwa ibyo kwizera, bene uko kwizera kwawe ni imfabusa, kandi niko benshi bafite. Mu gihe natwe twitabira irarika ry'Imana muri iki gihe, hari ibintu by'ingenzi dukwiye kwitaho mu guhamagarwa kwacu. Tugiye kwibanda kuri ibi bikurikira. Icya mbere, amahame ngenderwaho mu guhitamo aho gutura. Hari amahame ngenderwaho mu guhitamo aho gutura, ntabwo ari ugupfa gutura gusa. Icya kabiri, tugomba kureba urugo rwa mbere tukaruhindura icyitegererezo cyacu. Icya gatatu, kureba urugo rwo mu isi Imana yahitiyemo umwana wayo, gushaka kumenya mbese ni ukubera iki Imana yahisemo ko Kristo atavukira mu ngo z'abatambyi n'abafarisayo bakomeye, cyangwa avukire mu bwami bw'Abayuda, ahubwo akagenda akavukira mu muryango wa gikire. Icya kane, tukareba ingo zo mu cyaro mu gihugu cy'isezerano. Icya gatanu, ikibidukikije byahinduye mu mico ya Yohana, igice cya 6, ibyiza byo gutura mu cyaro. Tugiye guhera ku kintu cya mbere, ari cyo amahame ngenderwaho mu guhitamo aho gutura. Ibihamya by'itorero igitabo cya 2, ibihamya by'itorero igitabo cya 2, paje 184 aranditse. Imana ishaka yuko mu byo guhitamo aho gutura tugomba kuzirikana mbere ya byose tukamenya ingeso y'iby'iyobokamana bizaba bituzengurutse. Uko mushaka aho mwubaka, mureke uwo mugamba bari uyobora guhitamo kwanyu, mwe gutegekwa n'irari ry'ubutunzi n'imyifatire y'ibyo mureba cyangwa ingeso z'abantu. Muzirikana cyane ibyerekeye ineza, kubonera, amagara mazima no kuba hakwiriye rwose. Tugomba kuzirikana ahantu tugiye gutura yuko ari ahantu dushobora kubonera, ahantu twagira amagara mazima, ahantu hakwiriye rwose. Dukwiye kwita ku mibereho y'iby'idini y'aho hantu. Ngiye kubaha urugero. Ni gute wavuga yuko witeguye kugaruka kwa Yesu, warangiza ukava aho wari uri ukajya gutura iruhande rw'umusigiti, ugatura mu marembo y'umusigiti aho abana bawe baziga imico n'imibereho y'abantu badasenga Imana yo mu ijuru? Ni gute wavuga ngo ngiye gutura ahantu nifuza kujya mu bwami bw'Imana, ukajya gutura mu marembo y'abantu basenga mu buryo bw'inyigisho z'imyuka, mu buryo bwa gipantekote, mu buryo bwa ekumenizi? Ibyo byose iyo umuntu w'Imana ajya gutura agomba kubanza kwitonda akavuga ngo ngiye gutura aha, kandi abana banjye nzabigisha gutya, bazava hano bajya aha. Nta influence iyo ari yo yose iri direct ngiye kugirana n'abatizera. Ubutumwa ku basore, igitabo cy'icyongereza, paji 119 aranditse. Tugomba guhitamo aho gutura hazafasha iby'umwuka byacu gutera imbere, kandi tukungukira mu mahirwe dufite yose, kuko Satani azihatira kongera ingorane kugira kujya mbere kwacu tugana mu ijuru bidukomere mu buryo bushoboka bwose. Nari mbabwiye ngo ni gute umuntu yavuga ngo agiye gutura agafata abana batoya yarangiza akajya gutura mu marembo y'umusigiti? Kubera iki? Abana biga ibintu bakurikije ibyo babona. Imisengere abana babona n'abantu babazengurutse, niyo babona iwabo niyo bakura bafite. Igihe cy'amahitamo yabo y'ubwenge kiba kitari cyagera, ariko kwirema kw'imico, kwiremera mu mibereho abana babona iwabo no mu baturanyi. Birashoboka ko twakwisanga dutuye ahantu hagoye kuba,
kuko tutahitamo buri gihe abo duturana nabo, ariko ntabwo tugomba gutura ku bushake bwacu ahantu hazabangamira kuremwa kw'imico yacu ya gikristo. Niba inshingano isaba ko tuba aho hantu, tugomba kongera amasengesho yacu kugira ngo binyuriye mu buntu bwa Kristo tubashe guhagarara tudahindana. Kubera ahantu dutura usanga kenshi imico y'abana bacu igendana n'aho hantu. Ni gute wavuga ngo niteguye kugaruka kwa Yesu ugatura mu marembo y'akabari, aho abantu barara abasinzi birirwa, aho abasambanyi batuye, aho imibereho mibi yose n'imico mibi ikorerwa, ahavugirwa amagambo mabi warangiza ukaharera abantu? Adventist Home page 31 yaranditse, amahame y'ubutumwa bwiza atwigisha guha ibintu byose agaciro no gukoresha imbaraga zacu zose mu gushyira mu bikorwa ayo mahame meza kandi arambye. Ibyo nibyo bikwiriye gukorwa n'abagomba guhitamo aho gutura kugira ngo badateshuka ku mugambi nyakuri w'ubuzima. Muhorane iki gitekerezo mu mitima yanyu mu guhitamo aho muzubaka inzu. Ntugatwarwe n'ubutunzi, ibigezweho cyangwa imigenzo y'ab'isi. Shakisha ibiteza imbere kwicisha bugufi, kwera, ubuzima bwiza no gutera imbere mu by'umwuka. Igihe umuntu w'Imana asenga yifuza gushaka ahantu ho gutura, aba agomba kumenya icyo Imana yavuze kuri iyo ngingo, noneho gusaba kwe kukagendana n'amasezerano y'Imana. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Ijambo ry'Imana rikongera rikatubwira ngo musabe muzahabwa. Ubwo ni ukuvuga ngo nidusaba neza uko Imana ishaka tuzahabwa. Mukomange muzakingurirwa, kuko usaba ahabwa n'ukomanga akingurirwa. Adventist Home page 31 harakomeza, mu kigo cyo gutura hagaragara imirimo y'abantu gusa, aho uhora wumva kandi ureba kandi ukumva inama n'ibitekerezo bibi, aho imidugararo n'impagarara biri bikazana umuruho no gushoberwa, jya aho ubasha kureba iby'Imana yakoze. Shakira uburuhukiro bw'umutima hari ibyiza n'ituza, wemerera ijisho ryawe kureba ubwatsi butoshye, ibihuru n'imisozi. Urebe hejuru ku ijuru rikeye ryijimishijwe n'umukungugu, urebe hejuru ku ijuru rikeye ritijimishijwe n'umukungugu wo mu mujyi n'umwotsi, maze uhumeke umwuka ugarura ubuyanja wo mu kirere. Tugiye kureba icya kabiri, tugomba gufatira icyitegererezo ku rugo rwa mbere. Adventist Home page 32 cyangwa se urugo rwa gikristo page 32 igitabo cy'icyongereza. Urugo rw'ababyeyi bacu ba mbere rwajyaga kuba intangarugero ku ngo z'abana babo bagombaga gutura mu isi. Urugo rurimbishijwe n'ukuboko kw'Imana ubwayo ntirwari kubura kuba ingoro ishimishije. Bitewe n'ubwibone, abantu bashimishwa no gutura mu mazu y'ibitabashwa kandi ahenze cyane, maze bakirata imirimo y'intoki zabo. Nyamara Imana yatuje Adamu mu busitani, aho niho hari icumbi rye, ijuru niryo ryari igisenge cy'inzu ye, isi n'ibirimo byari ikirambi, naho amashami atoshye y'ibiti byiza by'inganzamarumbo yari umusego we. Inkuta z'iyo nzu zari zirimbishijwe n'ibintu by'igiciro, ariyo mirimo ikomeye y'umunyabugeni w'icyatwa. Ibyo biremwa bitagira inenge byari bikikijwe n'icyigisho cy'ibihe byose, kivuga ko umunezero nyakuri utabonerwa mu kwishyira hejuru n'umurengwe, ahubwo uturuka ku mushyikirano tugirana n'Imana binyuze mu byaremwe. Iyo aba abantu bahaga agaciro gake ibintu bisanzwe, bakimenyereza ibyoroheje, baba barashyikiriye umugambi Imana yabaremeye. Ubwibone no kwikuza ntibijya binyurwa, ariko abanyabwenge nyakuri umunezero wabo uzakomoka ku kwishimira iby'Imana yabahaye. Ntabwo Imana ishaka yuko tujya gushaka imibereho ihambaye ngo noneho umwanzi adufatire mu gushaka ibinezeza by'isi. Tugiye kureba icya gatatu, urugo rwo mu isi Imana yahitiyemo umwana wayo. Ibi byose uyu muntu wese uri gutekereza ibi bintu ntabwo yari yajya gutura, ahubwo ari gutekereza mu mibereho ye, ari kureba uko ibintu bigomba kugenda mu bwitonzi kandi asenga, asaba Imana kugira ngo ibyo akora bibe bihuje n'ubushake bwayo. Adventist Home page 33. Yesu yaje mu isi gukora umurimo w'ingenzi utarigeze ukorwa n'umuntu uwo ari we wese. Yaje ahagarariye Imana Data kugira ngo atwigishe uko imibereho yacu yagira umusaruro mwiza. Igihe Yesu yazakutwereka uko dukwiriye kubaho, ni ibiki umubyeyi w'urukundo yahitiyemo umwana we. Yamuhitiyemo urugo rwitaruye rwo mu misozi y'i Galilaya,
urugo rushyigikiwe n'umurava n'imirimo y'amaboko yiyubashye, imibereho yoroheje, gusakirana n'ingorane n'imiruho ya buri munsi. Kwigomwa, kuzigama no kwihangana gukora imirimo mu munezero, kumara igihe yigishwa na nyina no kwiga imizingo y'ibyanditswe byera, igitondo gituje n'umucyo mwiza wo mu bibaya bitoshye, gukorera ibyaremwe umurimo utunganye, kwigira imbaraga y'Imana ku byaremwe no kugirana umushyikirano n'Imana, ibyo byose nibyo Yesu yahuye nabyo akiri muto. Niyo mpamvu Imana yari yaramuteguriye urugo rwiza rwo mu isi, urugo rwa Yosefu na Mariya, kurwo ari urugo rw'umwana w'Imana agomba guturamo, kugira ngo imico ye itazahindana, kugira ngo umwanzi atazabona aho amufatira, ahubwo iyo mikurire y'umwana wakuriye mu rugo rw'abantu b'Imana, mu rugo rutabayeho imibereho yo gushayisha, ahubwo imibereho icishije make, urwo rugo nirwo Imana yahitiyemo Kristo. Ibihe byo mu bwana bwe, wifuzwa ibihe byose, paji 37. Ibihe byo mu bwana ndetse no kubyiruka kwa Yesu yabimaze yibera mu cyaro gito kirangwa n'imisozi. Nta hantu namwe ho kuri iyi si hatari guheshwa ikuzo no kugendererwa nawe. Ingoro z'abami zari kugira amahirwe yo kumwakira nk'umushyitsi, ariko yahise ku ngo z'abakire, ingo z'abakomeye n'ibyicaro bizwi by'abanyabwenge, ngo ature ahatitabwagaho kandi hasuzuguritse h'i Nazareti. Wifuzwe byose, paji 38 harakomeza. Umwana Yesu ntiyigishijwe muri aba mashuri yo mu masinagogi. Nyina niwe muntu wabaye umwigisha we wa mbere. Yamwigishije iby'ijuru akoresheje amagambo ye n'ibiva mu mizingo y'ibitabo by'abahanuzi. Amagambo y'ubwe yabwiye Mose ngo yabwire abana b'Isirayeli niyo yigishizwaga ku mavi ya nyina. Uko yagendaga akura ava mu bwana aba umusore, ntiyigeze akenera amashuri y'abigisha b'Abayuda. Ntiyari akeneye inyigisho zikomoka ku bantu nk'abo, kuko Imana ariyo yari umwigisha we. Ikibazo cyabazwaga mu gihe cy'umurimo we ngo uyu yakuye he ubwenge ko atigishijwe, nticyerekanaga ko Yesu atari azi gusoma, ahubwo cyavugaga ko atahawe inyigisho z'abo bigisha. Ntabwo Yesu yigiye iby'Imana mu mashuri y'abigisha bavuga ko bigisha iby'iyobokamana. Ntabwo yize teolojiya yo mu isi. Ntabwo yigiye ku birenge by'abatambyi ngo ahari bajye bamubwira ngo ariko ibyo twakwigishije ni ibi ngibi. Oya. Niyo mpamvu igihe twumva aya magambo, ntabwo bivuga ko kuba Yesu atarigishijwe, ntabwo byavugaga yuko atari azi gusoma no kwandika. Ni ukuvuga ngo ntabwo yari yarigiye mu mashuri y'abana b'abatambyi, ariko ubumenyi busanzwe yari abufite. Kugira ngo utabyumva nabi ngo ube ngo iyo umuntu agiye gutura mu cyaro ntabwo ajya ahantu hari ishuri. Oya, ugomba gutekereza ahantu hari amashuri abana bashobora kujya ku ishuri, ariko iby'iyobokamana byo umugabane munini ni wowe bireba, kugira ngo wigishe abana bawe kubaha Imana, nk'uko Kristo yigishijwe na nyina ibyo kubaha Imana, akamwigisha gusoma ibitabo n'imizingo y'abahanuzi, kandi ibyo byatumye agira imikurire myiza, kugeza ubwo yagiye mu rusengero bose bamwitegereje basanga abarusha gusobanukirwa n'ibyanditswe. Ikibazo cyabazwaga mu gihe cy'umurimo we ngo uyu yakuye he ubwenge ko atigishijwe, nticyerekana ko Yesu atari azi gusoma, ahubwo cyavuga ko atahawe inyigisho z'abo bigisha, nk'uko biri muri Yohana 4:15. Ubwo yungutse ubwenge nk'uko natwe tubasha kubigenza, bitwereka ko ukuntu yimenyerezaga ibyanditswe bigaragaza uburyo mu gihe cye cy'ubwana yitaye ku kwiga ijambo ry'Imana. Imbere ye hari harambuye inyigisho zikomeye z'imirimo ikomeye y'Imana. Uwari wararemye ibintu byose yigiye ku byo ukuboko kwe kwari kwaranditse ku isi, inyanja no mu kirere. Uretse gusa imibereho y'isi yanduye, hari ubumenyi bwinshi yungukiye ku byaremwe. Yize imibereho y'ibimera n'iy'inyamaswa. Ndagira ngo dutege amatwi ibintu Kristo yigaga, natwe tubyitondere tubimenye. Yize imibereho y'ibimera n'iy'inyamaswa n'imibereho y'umuntu. Mbese ibi bintu ubyumvise ubwo bivuze. Niyo mpamvu Yesu yari umuvuzi ukomeye. Umuntu uzi imibereho y'ibimera, akamenya imibereho y'inyamaswa, akamenya imibereho y'umuntu, bene uwo muntu ahinduka umuganga ukomeye, yaba umuganga w'abantu n'umuganga w'amatungo. Niyo mpamvu
umurimo w'ibwirizabutumwa mu buvuzi ni umurimo uzakomeza gukorwa igihe irivugabutumwa rindi rizaba ritagikora. Kuva mu bwana bwe yari afite intego imwe, imibereho ye yari iyo guhesha abandi umugisha. Ku bw'ibyo yifashishaga ibyaremwe. Uko yigaga imibereho y'ibimera n'iy'inyamaswa, yahoraga yunguka intekerezo nshya n'uburyo bushya bukinjira mu bwenge bwe. Yakomeje guharanira gukoresha urugero rw'ibigaragara ngo yerekane inyigisho zihoraho z'Imana. Imigani yakundaga gukoresha mu gihe cy'umurimo we ashaka kwigisha ukuri igaragaza uko ibitekerezo bye hari icyo byungukiraga mu byaremwe n'uburyo hari ibyo yungukaga mu by'umwuka abivana mu mibereho ya buri munsi y'ibimuzengurutse. Yesu yari azi iby'imirimo y'amaboko kuko yavukiye mu rugo rw'umubaji, ariko imbaraga nyinshi tubonye ko yigaga imibereho y'ibimera, iy'inyamaswa ndetse n'iy'abantu. Ubu bumenyi natwe turabukeneye. Mbese niba ugiye gutura ahantu, kuki ikintu cya mbere utatekereza cyihutirwa ari ukumenya imiti y'ibimera yo kuvura indwara zoroheje? Icya gatatu, ingo zo mu cyaro mu gihugu cy'isezerano. Adventist Home page 33. Mu gihugu cy'isezerano uburezi bwigishijwe mu butayu bwashobora gutoza kugira akamenyero keza. Abantu ntibirundanyirizaga mu mijyi. Buri muryango wose wari ufite ubutaka bwo guhingamo, bityo bakabikuramo ubuzima bwiza kandi buzira umuze. None se ubu ngubu mubona yuko abantu bimenyereje ibintu byo mu nganda. Ntabwo abantu bazi neza yuko umuntu ashobora kubaho atari ibintu byo mu nganda. Wenda wavuga uti ariko ngewe ntabwo ndi byo mu nganda. Ariko n'itomati muteka iwanyu mu rugo izo mwita salisa zikorerwa hesi mu nganda, nyamara si tomati ntabwo zera mu butaka. Tugomba kwimenyereza ibikomoka mu butaka, tukamenyera no kubikoresha bikiri bizima. Hari uwamenyereye kuvuga ngo ngewe mpaha imboga zikamara igihe muri firigo. Nyamara tugomba gusobanukirwa ko hari aho imboga zera mu butaka ukazica ugiye kuziteka. Hari umuntu uvuga ngo ntabwo nashobora kubaho ntanywa fanta, nyamara akirengagiza yuko hari aho umuntu atema igisheke akagihekenya akanywa umutobe wacyo, cyangwa hari urutoki akenga akanywa umutobe uvuye mu rutoki. Ibyo byose umuntu w'Imana agomba kubisobanukirwa. Hari umuntu uvuga ngo namenyereye kurya umugati kuko umugati mugura muri alimentation, nyamara agomba kumenya yuko ingano zera mu butaka kandi ifu y'ingano ikavamo umugati. Ibyo bintu byose ino itigeze ajya inama mu gitabo Inama ku Mirire, abwira abasore ndetse n'abagabo ati aho kugira ngo ushake umugore utekereza uzi indimi z'amahanga, uvuga igifaransa cyangwa uvuga izindi ndimi mu buryo bukomeye, ati cyaba cyiza washaka niba uzi gukora umugati neza. Kubera iki? Burya ibyo yavugaga si uko abazi izo ndimi n'ubwo bushobozi badakenewe, ahubwo we yavugaga yerekeje ku mibereho iheruka, aho ibyo ngibyo ibyinshi mu byo abantu batekereza bizaba ntacyo bikimaze, abantu bose bagakoresha imirimo y'amaboko. Abantu ntibirundanyirizaga mu mijyi, buri muryango wose wari ufite ubutaka bwo guhingamo, bityo bakabikuramo ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Tugiye kureba icya kane, icy'ibidukikije byahinduye ku mico ya Yohana. Ibihame by'itoro muzingo wa 8 paji 221 haranditsemo Yohana Umubatiza, integuza ya Kristo, uburezi bwe bw'ibanze yabukomoye ku babyeyi be. Igihe kirekire cy'ubuzima bwe yakimaze mu butayu. Yohana yihitiragamo kureka ibinezeza n'ibyishimo by'ubuzima bwo mu mujyi kugira ngo yemere kwigishwa n'ubuzima bwo mu butayu, aho yigishwaga n'ibyaremwe byamubashishaga kugira akamenyero ko kwiyoroshya no kwiyanga. Aho mu butayu ntiyakomaga mu nkokora no gushimwa n'abantu, yashoboraga kwirundurira kwiga ibyaremwe n'ibyahishuwe n'imirimo y'ubugiraneza. Guhera mu bwana bwe umurimo we uguma mu bitekerezo bye, yemera kuba ikigega cyera. Kuri we kuba wenyine mu butayu byari urwihisho rw'urwikekwe
kutizera no kwandura byari bimaze kuba gikwira muri rusange. Yari azi ko afite imbaraga nke zo guhangana n'ibishuko, niyo mpamvu yahungaga icyamuhuza n'icyaha cyose kugira ngo atazibagirwa akaga gakomeye gakomoka ku gucumura. Ndagira ngo imibereho y'aba bakurambere, imibereho ya Kristo, imibereho ya Eliya, imibereho ya Yohana Umubatiza, aba bantu mbere y'uko ufata icyemezo cyo kugira aho ujya, ubanza umenye neza y'uko uhinduye imibereho umeze nk'umuntu ujyaho bwa kabiri. Cya gatanu, tugiye kureba ibyiza byo gutura mu cyaro. Ariko muhumure, iki ni icyigisho cya mbere. Tuzagenda twiga ibyigisho bikurikiyeho uko Imana izajya iduhishurira umucyo kuri buri ntambwe. Uko niko byagendekeye umugabane munini w'abantu b'Imana. Musoma amateka ya Aburahamu, Adventist Home page 34. Musoma amateka ya Aburahamu, Yakobo, Yozefu, Mose, Dawidi ndetse na Elisa. Dore abantu Imana iturangiye muri iki gitondo. Dusome imibereho ya Aburahamu, dusome imibereho ya Yakobo, dusome imibereho ya Yozefu, dusome imibereho ya Mose, iya Dawidi ndetse n'iya Elisa. Niyo mpamvu turebye ibintu bitandatu hano. Mugenzura imibereho yabo nyuma, kandi imibereho yabo nyuma bagize ubushobozi bwo gushinga imyanya yiringirwa. Mbese igihe bashingwaga imyanya yiringirwa, kuki Imana itatoranyije abantu babaga mu mijyi yo mu isi igoswe n'inkiki? Nuko muri aba kubera imibereho yo kwibera mu cyaro, Imana yari yarabonyemo abantu bafite intekerezo zitunganye ku buryo yabakuyobora ubwoko bwayo. Aho niho abagabo n'abagore benshi bagize imibereho y'ubupfura, baboneye ubushobozi bwo kunganira isi no kwiteza imbere. Benshi barerewe mu ngo zitaruye imijyi, ntibapfushije ubusa ubusore bwabo mu mikino. Benshi bagundaguranye n'ubukene n'amagorwa, bize gukora bakiri bato, bize kwivana mu nkomyi bahuraga nazo, bigishijwe kwirwanaho no kwitegeka kubwo kuba kure y'inshuti mbi, banyuzwe no kwibera mu byaremwe no kwibanira n'abantu beza. Banyurwaga no kurya ibyoroheje kandi bikabaryohera, kandi bakirinda mu ngeso zabo. Igihe bari bahamagawe gukora umurimo batoranirijwe, mu mibereho yabo yose bari bafite umurimo utarangwamo umuze, ubwenge buzima, ibitekerezo bikeye. Bashoboraga gukora no kujya inama, kandi bahagaze bashikamye mu byo kurwanya ikibi. Nk'uko twabonye aya magambo mu gitabo Inama zigirwa itorero, paji 76 haranditseho, igitabo cya kabiri: nta muntu n'umwe ukwiriye kwimukira ahantu hashya ku mpamvu yo gushaka inyungu y'isi, ahubwo bishoboka gutura. Imiryango ishikamye mu kuri, waba umwe cyangwa ibiri, ikwiriye kuhajya maze bakahabwiriza ubutumwa. Bakwiriye gukunda abantu, bakwiyumvamo ko bakwiriye kugira icyo bakorera, kandi bakiga uburyo babazana mu kuri. Bashobora gukwiza hose ibitabo byacu, bagateraniriza amateraniro iwabo, bakamenyana n'abaturanyi babo, kandi bakabararikira kuza muri ayo materaniro. Uko niko umucyo wabo ushobora kumurikira mu mirimo myiza. Ntabwo Imana ishaka yuko dutekereza ibintu mu buryo bw'inari. Imana ishaka yuko niba tugiye gutura ahantu, tubanza tukamenya imibereho y'iby'idini bihari. Noneho umuryango umwe cyangwa ibiri ikagenda. Iyo bavuze imiryango imwe cyangwa ibiri, ntabwo bivuze ngo bagiye guturana urugo ku rundi, kuko birashoboka yuko ubwo butaka batabubona. Ariko aho umwe cyangwa undi ashobora kuba yabona undi, ashobora kuba yajya kumusura, ashobora kuba yaganira nawe, bashobora kuba bajya inama. Kubera ko iminsi turi kwinjiramo izaba ari iminsi ikomeye cyane, ku buryo kwizera kumwe kugomba gukomezwa n'ukundi, nk'uko Yesu yatumaga abigishwa, yatumaga babiri babiri. Igihe tugana ku musozo w'iki cyigisho rero, mu gihe dutekereza kwimukira mu cyaro tukaba mu mijyi, tugomba gufata umwanya wo gusenga no kwiga ijambo ry'Imana, kugira ngo ibyemezo dufata ndetse n'ibyerekezo tujyamo bibe byemewe n'Imana. Niyo mpamvu umuhanuzi Hoseya yanditse amagambo yo muri Hoseya igice cya 14:10 ngo: uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo, uwitonda wese niwe uzabimenya, kuko inzira z'Uwiteka zitunganye, kandi abakiranutsi bazazigenderamo, ariko abacumura bazazigwamo.
tugomba kwifuza gukiranuka. Mbere y'uko dufata ibyemezo, intambwe ya mbere tugomba gutera ni ukwihana tumaramaje mu maso y'Imana, tukifuza kuzinuka icyaha burundu, tugasaba Imana kugira ngo icyo cyifuzo gikomerezwe mu mitima yacu. Imana ishaka ibyo tubisobanukirwa kurusha ibindi bintu byose. Uwuzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo, uwitonda wese niwe uzabimenya, kuko inzira z'Uwiteka zitunganye kandi abakiranutsi bazazigenderamo, ariko abacumura bo bazazigwaho. Ndetse umuhanuzi Danieli yaranditse muri Danieli igice cya 12:3, kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Ndasaba Imana muri iki gitondo ngo twumvire ijambo ryayo, kuko yiteguye kudufasha. Imana yasezeranye ikintu cyose cyagirira neza abantu b'Imana kuri buri ntambwe. Mureke igihe dufata ibyemezo byo gutura mu cyaro, twe kubikora mu bwaka, ahubwo tubanze tumenye neza icyo Imana ivuga kuri buri ngingo. Nubwo bigaragara ko twatinze, ariko Imana yiteguye kudufasha n'intekerezo zacu zigakora byihuse. Tutazafata imyanzuro tukamera nk'umugani Yesu yaciye, w'umuntu atese umuntu yajya kubaka inzu ndende y'amatafari, nabanze kwicara ngo arebe ibizuzuza iyo nzu. Ntabwo tugirwa inama gukora ibintu tutagishije Imana inama. Iyo Imana imaze kutwereka ibintu mu ijambo ryayo, icyo tugomba gukora ni iki? Ni ukujya imbere yayo tukayibwira ngo none se Mana tubigenze dute? Harimo abantu batekereza ko Imana itazatanga ubushobozi, ariko Imana yiteguye gutanga ubushobozi nk'uko tuzagenda tubibona. Imana yiteguye gukoresha abafite amasambu n'amazu, abafite inzira irenze imwe bakayiha abantu b'Imana. Imana yiteguye gukoresha abafite amasambu bagaha ku batayafite. Ndagira ngo mwibuke ibyabaye nyuma y'umunsi wa Pentekote, uburyo abantu basangiraga ibyabo kandi nta mukene wababagamo. Ibyo ngibyo bigomba kubaho mu buryo bukomeye muri iki gihe. He kugira umuntu ukuka umutima kuko nta mafaranga afite. Wowe girira icyizere Imana, usenge wisaba gusohoza ibyo yasabye no kwifuza gukiranuka. Imana yiteguye gukoresheje nyuma y'umunsi wa Pentekote. Ibyanditswe biravuga ngo nta mukene wababagamo. Kandi igihe ibyabo bari bamaze kubirundanyiriza hamwe ari byo bibatunze, ntabwo byari ngombwa ko bakomeza kuguma aho ngaho bagenda bashaka imibereho muri ubwo buryo. Ahubwo nyuma ya 34, nyuma y'urupfu rwa Stefano, ba bantu bari barirundiye hamwe batataniye ahandi, bagenda bakora umurimo bazenguruka. Kandi Yesu yari yarabwiye abigishwa bati, ese igihe nabatuma hari umuntu wajyanye uruhago rw'amafaranga? Mbese hari icyo mwabuze? N'uyu munsi abantu bazakora umurimo w'Imana uheruka nta kintu bazabura, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kintu cyiza Uwiteka azima bagenda batunganya. Ndasaba Imana muri iki gitondo kugira ngo kwizera kwacu gukomere, kandi ubwo ikomeje kutwigishiriza mu ijambo ryayo, twe kuba nk'abantu badashaka kumvira, ahubwo twifuze kumvira Imana nayo isohoza ibyo yasezeranye mu mibereho yacu, mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Mana yacu dukunda uri mu ijuru, izina ryawe rihimbazwe. Muri iki gitondo turagushimiye kuko uduhaye umwanya wo gutekereza, utweretse ko nitujya gufata imyanzuro tubanze tuzi imbere yawe tukugisha inama, kandi uzatugira inama mu ijambo ryawe, uzatwereka inzira tugomba guca, kandi isi n'ibiyuzuye n'ibyawe, ni we nyir'ubushobozi. Nta muntu n'umwe waguhungiyeho wagize icyo abura. Ejo hashize twanabonye yuko Yeremiya igihe yari mu nzu y'imbohe yari afite amafaranga yo kugura isambu muri Anatote. Uko niko abana b'Imana uzabahesha ubushobozi, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyawe. Duciye bugufi imbere yawe ngo gukiranuka kwawe gukorere mu mitima yacu, maze ubushobozi bwawe bugaragarire mu mibereho yacu, mu izina rya Yesu.